ni mu masaha y'umugoroba. Elwa rero akazi kaba kamuriye nyine nk'ibisanzwe, yicaye rero muri biro akabona Kesha arinjiye, yinjira afite isoni maze agahita amubwira ati bosi mwiriwe neza. Naho rero Elwa ati wiriwe neza Kesha, ati none se twabafasha gute? Naho rero Kesha ati bosi rwose nje kubasaba uruhushya, nubwo nyine atari ubunyamwuga ariko rwose ndifuza gutaha kubera yuko ngomba gusanga umugabo wanjye, kubera ko umwana wacu uyu munsi afite isabukuru ye, tugomba rero kuyifeta nyine twese turi kumwe. Ikindi kandi umugabo wanjye rwose ndamukumbuye cyane, ndakwinginze mbabarira maze umpe uruhushya. Naho rero Elwa ahita ahaguruka ati umugabo wawe uramukumbuye cyane, nanone kandi ni isabukuru y'umukobwa wanyu. Naho rero Kesha ati cyane. Elwa rero agenda amwegera maze akamubwira ati ahubwo se urabyumva ute uramutse unyeretse uburyo ukumbuyemo umugabo wawe? Ahita amwegera rero Kesha n'abaseka maze bakaba barasomanye. Bakiri gusomana rero sekreteri ahita yinjira maze akatungurwa nyine kuko asanga aba bombi bahagaze bari gusomana, bose barikanga bagahita barekurana ariko bakarebana bagaseka, kwikaruma bikanga. Maze sekreteri agahita abwira nyine Elwa ati bosi nari mbazaniye rero iyi furashe iriho za dosiye mwansabye. Ahita asohoka maze yamara gusohoka bose bagasekera cyarimwe. Naho rero Kesha ahita abwira Elwa ati ariko neza neza urabona ukuntu wise wijijisha? Naho Elwa ati yaba yari wowe se? Ati neza neza umugore wanjye wagira ngo ni umukinnyi wa filime. Ati urabona ukuntu ahubwo ari wowe neza neza wise wijijisha. Naho Elwa ati ariko ibi bintu byose urabizi ko ari wabitangiye, uza muri biro yanjye wigize nkaho uri umukozi uje gusaba uruhushya wigirishijwe isoni. Bose rero bahita baseka maze Elwa ati niyo mpamvu ubundi ngukunda, ubundi buri munsi umbera mushya, mbese umugore wanjye ahora ntangaza cyane. Elwa rero ahita azinga vuba vuba ati reka twigendere ahubwo maze twigire mu kirori cy'umukobwa wacu hakiri kare. Bahita rero bagenda banaseka, ibyishimo ari byose. Bagera mu rugo rero bagahita batangira gutegurira nyine uyu mwana w'umukobwa baba bashyize mu cyumba atazi biri kubera muri salo. Bategura keke bakahadekora neza, bagakora nyine ibintu byose biri bushimishe uyu mwana, ndetse n'impano baba bazishyize hafi aho. Baragenda rero bakamuzana bamuteruye, baza bamuririmbira, ubona rwose ari ibyishimo muri uyu muryango. Umuryango uba urimo urukundo, umuryango kandi uba urimo ibyishimo, mbese umuryango uba ushyize hamwe. Ikintu rero gitangaje, uyu mwana nawe bamubwiye nyine ngo navuge icyifuzo cye, ikintu cya mbere avuga ko ikintu asaba Imana ari uko nyine famiye ye yazahora yishimye ibihe byose. Ibintu nyine bitangaje kuba rwose umwana yatekereza ibi bintu. Bose rero bahita bakubita mu biganza by'uyu mwana bati ubundi iki kintu usabye ni icyanyacyo rwose. Buracya rero mu gitondo, Aline ni inshuti magara ya Kesha. Aline rero aza gusura nyine Kesha maze bakicara muri salo bicaye. Rero telefone ya Kesha ihita isona maze Aline ati telefone yawe ariko iri gusona. Kesha ahita amubwira ati ni sheri wanjye. Ahita yitaba Elwa maze agahita amubwira ati sheri umeze ute se? Naho Elwa ati meze neza ariko ndagukumbuye cyane. Kesha ati nanjye nuko nukuri ndagukumbuye, wagira ngo ntabwo waraye hano rino joro. Naho Elwa aseka ati nukuri nanjye wagira ngo rwose hari ahandi hantu narindi, gusa nyine ndifuza ko ku mugoroba waza gutegura amafunguro nyine yayandi nsanzwe nkunda. Naho Kesha ati cyane rwose ndabikora uko ubishaka, ndaje rwose nyategure, gusa nyine ntuze gutinda, urabizi ko ntashobora kwisangiza. Elwa rero amubwira ko rwose ari bukore ibishoboka maze agataha kare. Kano kanya Kesha ahita akupa nyine telefone maze Aline agahita amubwira ati ariko kubera icyo abagabo bakunda gutegeka cyane, urumva ukuntu ari kukubwira ngo uteke kandi mu by'ukuri nawe utirirwa mu rugo ufite akazi, uba ufite ibyo wagiyemo. Naho Kesha ati ariko si ikibazo kuri njyewe kubera ko nkunda guteka cyane, noneho gutekera umugabo wanjye ni akarusho, ntabwo njya nifuza ko yafata amafunguro yo hanze, ubwo rero rwose nta kibazo mbikora nishimye. Naho rero Aline atumva ati wowe rwose uratandukanye cyane, njyewe rero ntabwo ari uko nguko, kubera ko njyewe nteka muri weekend gusa, ubwo biba bizamara icyumweru. Ibintu byo kubyuka nteka ngo nuko umugabo wanjye ashonje, ntabwo rwose ibyo yaza bimbwira, nta n'umwanya mba nifitiye.
naho Kesha ati ariko se ubu niki ntakorera umugabo wanjye, buriya nubwo mfite business zanjye kandi zinjiza cyane, ariko 90% y'ibintu byose bikora hano mu rugo ni Irwa uyatanga. Naho Aline ati cyakoze wowe rwose wagize amahirwe. Kesha ati njyewe ikintu nkora ni uguteka gusa nta kindi. Naho rero Aline ati none se ikindi kintu ko numvise umubwira ngo aze kuza musangire uyu munsi, nyine hari ikintu muri we muri guserebura kidasanzwe. Kesha ati duserebura? Ati rero twebwe ukuntu tumeze nyine, ati ntubizi ko nabanye na Irwa tumaranye imyaka 4 dukundana? Ati bivuze ko ubu tumaranye imyaka 10. Ati muri iyo myaka 10 yose nta munsi n'umwe twigeze turya bitandukanye, niyo rwose yagiye muri misiyo birumvikana ko twese nta muntu n'umwe urya nyine nk'uko yagombaga kurya, kuko twese nta n'umwe uba wishimye. Buri gihe turasangira uko byagenda kose, icyaba cyose ni ibintu nyine twiyemeje kandi ni umuco wa famiye yacu. Aline rero aba yumiwe nyine ibintu Kesha aba ari kumubwira, kubera ko Kesha na Irwa baba ari abantu bakundana cyane kandi ibintu byose babyumva kimwe. Ku mugoroba rero bamara nyine gufata amafunguro, maze uyu mwana w'umukobwa agatangira nyine kujya kubasomera igitabo, dore ko nyine yakundaga kubasomera udukuru mu gitabo. Ari kubasomera rero aba bicaye hagati, maze bakajya bamunyuza amaboko inyuma bagafatana nyine mu kiganza, agahita ababwira ati hoya mwikomeza gufatana biri gutuma mutumva, ni mu nyumve nyine mwumve ibintu ndi kubabwira. Yakongera yarangara bakongera bakabikora, ati ndabafashe rwose nabiboneye, n'ubundi mwari muri kuvugana ntabwo muri kunyumva. Akomeza rero kubabwira nyine izi nkuru aba ari kubasomera, maze mu kanya gato mama we rero Kesha arahaguruka akajya mu cyumba, naho rero Irwa agasigara nyine avugana n'uyu mwana ndetse akanamworosa. Irwa rero akigera mu cyumba ahita asanga Kesha yasinziriye kare, ko kwihangana biramunanira, maze agafata igisego akaba kimukubise mu maso, naho Kesha agahita akangukira hejuru yikanze cyane. Ati ubu nkubise ubishaka? Naho Irwa ati ni ukuri ntabwo nzi ahantu uvuye ubanza uvuye muri parafo. Kesha ati ni wowe ubikoze ubishaka? Irwa ati ariko ubu koko wari unaniwe kuntegereza iminota 2 gusa nsigaye ndi korosa umwana, uhise usinzira? Bahita rero batangira gukubitana imisego nyine, maze Kesha akaba arakangutse, kandi nyine n'ubundi nicyo cyari icyifuzo cya Irwa. Undi munsi rero Kesha na Aline baba bari mu modoka bagiye gushaka icyo kurya, dore ko nyine inzara iba yabishe. Irwa rero ahita ahamagara Kesha, maze Kesha akitaba. Kesha rero avugana nyine na Irwa kuri telefone, baterana imitoma nk'ibisanzwe, maze bava kuri telefone Aline agahita abwira Kesha ati ariko ni ukuri mujya muntangaza, uzi yuko neza neza wagira ngo mwamenyanye ejo? Naho rero Kesha ati Aline nanjye rwose njya numirwa, kubera ko Irwa ni umugabo mwiza cyane, noneho buriya azi nyine ukuntu antwara, akunda kunsetsa, aba ari kumbwira nyine utuntu twiza, ikindi kandi azi ukuntu nyine ampakeya, maze buri gihe ngahora nishimye. Ntakubeshye rwose kumukunda birikora, ntabwo ari ibintu umuntu yakwihatirizamo. Imyaka 10 yose ishize tubana, wagira ngo rwose twamenyanye ejo, usiko mba numva wagira ngo turahararanye. Ni ukuri ibintu byacu nanjye bijya bintangaza. Noneho rero ikintu gitangaje muri ibyo byose ni uko buriya nari ngiye kureka kubana nawe, kubera ko naramurebaga nyine nkabona akunda kugira nyine ibintu byinshi, akunda kubibona muri kote iri negatifu. Rero rwose numvaga ntashaka ko tubana, ndanabyanga rwose mbivamo, ariko mama wanjye nyine nawe uramuzi, yakomeje kumpatiriza ngo nimbikore, ngo kubera ko n'ubundi nta gihe na kimwe nzabona umusore nyine udafite defo, byanze bikunze nta mutagatifu nzahura nawe. Yakomeje kumpa ingero nyinshi, maze bituma rwose mnemera mbana na Irwa. Ariko uyu munsi ntakubeshye, iyo mbitekereje mba numva nahama mu kintu cyose ashaka, kubera ko niwe watumye rwose mbana n'uyu musore. Mba numva nishimye cyane, ndetse rwose mba numva nishimiye ko mama wanjye yamfatiye umwanzuro mwiza. Gusa nyine ni ukuri umugabo wanjye ndamukunda cyane, kuko ntabwo sinzi uko nabikubwira. Naho Aline ati nyine ati nuko ibintu bijya bihinduka, ariko ubundi rwose mwari mumeze neza. Naho rero Kesha ati yego ibintu byose birahinduka, ariko rwose twebwe ntabwo ari uko bimeze. Ati none se
dufate urugero rworoshye, wowe wigeze uhinduka? Naho Aline ati hoya, abagabo bacu se bo barahindutse se kwa kundi bari bameze? Aline ati cyane. Kesha ati nyine ibyo biguhe nyine isomo ry'uko batazanigera bahinduka. Njye mpora nsenga urugo rwanjye ruzahora rumeze neza, famiye yanjye yishimye, njye n'umugabo wanjye tunezerewe kandi dukundana. Uko tumeze uyu munsi nifuza ko ari nako tuzahora tumeze, kandi ibyo rwose ndabisengera, ndabizi neza ko ari uko bizahora bimeze. Ntugacibwe intege n'ibintu uri kubona ku mbuga nkoranyambaga, buri muntu wese nyine aba afite ubuzima bwe, ibyo ubona rero ntibikaguca intege ngo bitume utekereza nabi. Oya rwose, ibintu byacu bigomba kuzakomeza kumera neza. Umunsi rero uwakurikiye nyine Elwa arabyuka akitegura, naho rero Kesha we aba ari mu gikoni ari gutegura amafunguro. Mu kanya rero Elwa ava mu cyumba yihuta cyane, naho Kesha ati nshimye ko wari ugiye utanashuhuje, hanyuma se wari ugiye no kugenda udatwaye amafunguro yawe? Dore ko nyine iyo babyukaga barahoberanaga rwose bagasuhuzanya nk'aho batararanye, ukagira ngo bari bamaze nk'ukwezi kose batabonana. Elwa rero ahita atera intambwe maze agahobera Kesha cyane, ndetse agahita nyine anamusoma ati sheri ndagukunda cyane. Naho Kesha ati nanjye nuko ndagukunda cyane. Ati hanyuma rero amafunguro yawe ntukayibagirwe. Elwa ati ariko se sinari nakubwiye ngo ntiwigore? Kesha ati hoya, ngomba kugutegurira amafunguro, simba nshaka ko urya ibintu bidafite umumaro. Kurya ibintu nyine by'amasukari ntabwo ari byiza, burya amasukari menshi si meza ku bagabo, ugomba kurya ifunguro ryuzuye. Akira kandi uze gufata amafunguro uyarangize, ndetse nubona bidashoboka ko yarangiza, izo mboga nashyizemo zo ntuzisigaze rwose, kubera ko ndaza kubicekinga nutaha. Naho Elwa aseka ati nabyumvise mama, nabyumvise rwose. Aba ari guseka nyine bose bagahita baseka, akongera akamuha bizu maze akamubwira ati ndagukunda cyane kandi wirirwe neza. Naho Kesha ati nanjye ndagukunda cyane kandi ugira akazi keza. Basezeranaho rero maze Elwa akajya ku kazi, dore ko ari we wagendaga mbere maze Kesha akaza kugenda nyuma. Hashira iminsi rero Elwa aba ari mu modoka ari kujya ku kazi, gusa aba ari no kuri telefone nyine avugana n'abandi bantu bakorana. Kubera rero ko ataba nyine ari kureba neza kubera ko aba ari kuri telefone, haba hari umukobwa wibereye mu nzira uri kugenda nawe arangaye rwose, wagira ngo ntabwo azi ko ari mu muhanda. Elwa rero ajya kwibona akibona rwose yamaze kumugonga, gusa ntabwo aba yihutaga, uyu mukobwa aba yikubise hasi. Elwa rero ahita ava mu modoka yihuta maze akajya nyine kumureba, aramwegura, kubw'amahirwe agasanga ntabwo yapfuye. Akomeza rero kumwegura maze agahagarara, abona nyine ko ari no kubasha guhagarara nta kibazo, ahita amubwira ati tujye kwa muganga. Ahita amushyira mu modoka, bari kugenda rero ahamagara nyine Kesha maze akamubwira ibyabaye. Kesha ubwoba buramwica, umutima ukamuvamo, amaguru akanga gufata hasi, akomeza azenguruka mu nzu ategereje nyine icyo Elwa ari buze kumubwira. Mu kanya gato rero Elwa ahita aza mu rugo nyine maze akamubwira ati nagize amahirwe, nasanze nta kintu gikomeye yabaye, nasanze nta kintu cyavunitse, mbese baramuvuye nyine aratashye. Ariko byumve ngize amahirwe, nari mfite ubwoba ko rwose nshobora kuba mwishe. Naho rero Kesha ati Imana ishimwe ko ntacyo yabaye. Kesha ati none se ubundi byagenze bite? Elwa rero atangira kumubwira uko byagenze, gusa ati ntakubeshye nanjye rwose byabaye nk'umurabyo, ntabwo nzi ngo byagenze bite kuko nagiye kwibona nibona namaze kumugonga. Kesha rero ahita ahobera nyine Elwa akamuhumuriza kuko aba agifite igihunga, uba ubona nyine agihangayitse rwose ahagaritse umutima. Nyuma rero y'iminsi Elwa aba yicaye muri biro ye ari mu kazi nk'ibisanzwe. Sekreteri we ahita aza maze akamubwira ati hari umuntu bashaka. Elwa ati none se yari afite rendez-vous y'uyu munsi? Naho sekreteri we ati hoya, ntabwo rwose yari ayifite, ariko warabashaka cyane. Elwa rero akomeza no gushaka kubyanga kuko aba afite akazi kenshi, ariko yagera agahita amubwira ati nta kibazo, mubwire yinjire. Elwa rero ajya kubona akabona hinjiye umukobwa w'ikizungerezi wambaye neza cyane, umukobwa mwiza cyane nyine, umukobwa rwose areba agahera kure ikirenge akageza ku mutwe, akabona ariko ntabwo baziranye. Aramwitegereza ati tubafashe gute?
naho rero uyu mukobwa ati none se ntabwo mwamenye, ati ni Melissa wa mukobwa wigeze kugonga. Irwa arumirwa ati Melissa, ati ni ukuri ndumiwe, ntabwo rwose numvaga ko ari uku nguku nagombaga kukubona, nkubona cya gihe wari utandukanye n'uko umeze ubu ngubu. Naho rero Melissa ati ni uku nguku ubundi nsanzwe meze, kuko icyo gihe yamubonye yiyambariye urukanzu nyine utamenya ubwoko bwarwo, ariko ubu noneho yari yambaye neza cyane, ubona nyine ari umukobwa usirimutse. Melissa ahita avuga ati none se ko nifuzaga kubavugisha, mufite akazi kenshi ku buryo naba ndi kubaderanja? Erwa ati mfite akazi kenshi ariko nta kibazo, icara ubanze umbwire. Melissa rero aricara maze akamubwira ati ni ukuri nari nje kugushimira kuba waranyitayeho ntunte ku muhanda ukamvuza, warakoze cyane. Naho Erwa ati ariko amakosa yari ayanjye kuko nari nakugonze. Melissa rero akomeza kumubwira nyine ibintu byinshi, maze akamubwira ati ariko nari nje kugusaba serivisi, ndashaka akazi ni ukuri kubera yuko ubuzima rwose bwaranze ntakomeze, nifuzaga ko rero mwamfasha maze rwose mukaba mwampa akazi. Atangira rero kumubwira ibyo yize, akamubwira ibyo ashoboye, maze Erwa akumva rwose nta kibazo yamuha akazi, ariko aramubwira ati ndabanza mbitekerezeho kubera ko sekreteri wanjye agiye kujya mu kiruhuko cyo kubyara, ubwo rero nabitekerezaho maze nkakubwira. Mu busanzwe rero mbere y'uko Erwa afata umwanzuro wo gushyira umukozi muri kampani ye, cyangwa se Kesha afata umwanzuro wo gushyira umukozi muri kampani ye, nawe babanzaga kubivugana ndetse rwose bose bakamera nk'aho babyumvikanye. Umwe akabanza akareba uwo mukozi niba koko akwiriye kwinjira muri kampani, mbese ibintu byabo barabifatanyaga cyane n'uko batakoreraga muri kampani imwe, ariko ibintu byabo byose byabaga bimeze nk'aho babifatanyije. Arataha rero maze nyine akabwira Kesha iyi nkuru y'uko wa mukobwa yagarutse, ndetse akamubwira ko yamusabye akazi. Erwa rero aramubwira ati nari natekereje ko namureka nyine akazaba asimbuye sekreteri igihe sekreteri azaba yaragiye kubyara. Naho rero Kesha ati hoya rwose ntabwo ibyo bintu mbishaka, byararangiye, yarakize, niba hari amafaranga umugomba uzayamuhe, ariko ntabwo nshaka ko aza muri kampani yawe gikomeze kukugendaho. Ubundi se yabwiwe n'iki ko iriya kampani ari iyawe? Nyamara rwose uriya mukobwa wagira ngo ntabwo agenzwa n'amahoro, njye ndumva agufiteho amakuru arenze ayo uzi wowe. Hanyuma rero njyewe ntabwo mbishyigikiye habe na gatoya, kandi rwose ntazaze uzashake undi, ariko uriya hoya ndabyanze rwose, ndabihakanye. Nubwo bwose rero Kesha aba yanze yuko nyine uyu mukobwa Melissa bamuha akazi muri kampani y'umugabo we, ariko nyamara Erwa we rwose aba yumva agomba kumuha akazi. Asaba rero sekreteri we ko yamwigisha nyine akamutoza akazi kose, maze akazajya nyine mu kiruhuko amaze kumutoza ibintu byose. Amara rero kumwigisha, maze nyine akaza akabwira Erwa ati ibintu byose nabimwigishije, uko akazi gakorwa byose nabimwigishije, ubwo rero nicyo gihe rwose kugira ngo mbe najya kuruhuka. Naho Erwa aramubwira ati nta kibazo kandi wakoze cyane, nizere ko azabikora neza. We ashimira nyine cyane Erwa uba wamuhaye akazi. Melissa arasohoka, maze Erwa agahita abwira sekreteri we ati hanyuma rero ibi byose ntabwo nshaka kuzabibwira umugore wanjye, ni jyewe uzabimwibwirira. Sekreteri we rero ahita amubwira ati nta kibazo. Birumvikana rero uyu musekreteri agomba kujya mu kiruhuko, ariko kubera ko n'ubundi yari asanzwe ari inshuti na Kesha yagombaga kumumenyesha. Yamwandikiye message rero aramubwira ati ndagiye nyine mu kiruhuko, ariko nta kibazo, nahasize nyine uwansimbuye. Mu masaha y'ijoro rero atashye, ubwo Erwa nyine aragenda akajya mu cyumba, mbese ubona adashaka kureba mu maso Kesha kubera ko aba yakoze ibintu batumvikanye. Naho Kesha araza akamusanga mu cyumba ati ariko se ko mbona wagira ngo uri kunyihishahisha, ubundi bimeze bite? Erwa ati hoya ni uko nari nje naniwe nyine nkaza guhindura imyenda, numvaga ngiye gusanga muri salo maze tugafata amafunguro. Naho rero Kesha ati ahubwo uvuze kunanirwa ndibuka, ati ubundi ko sekreteri wawe yambwiye ko yagiye mu kiruhuko kandi hari uwamusimbuye, ubundi ninde wamusimbuje?
naho rero Eloi yumva icyo kibazo atari bubashe kugisubiza kuko rwose ntabwo yari kuvuga ko ari Melissa wasimbuye sekreteri we, ahita ashaka ukuntu ajijisha Kesha maze akamubwira ati ahubwo ndashonje cyane ni ukuri, inzara iranyishe, mbabarira maze utegure ameza, reka nze dufate amafunguro. Naho rero Kesha ati inzara irakwishe bigeze aho, uzi ko ari ubwa mbere umbwiye ko ushonje gutyo, reka nta kibazo njye gutegura ameza, ngwino tugende maze tujye gufata amafunguro, kubera ko ariko nanjye nari nshonje. Bahita bigendera bakajya ku meza bagasangira, maze cya kibazo Kesha akaba arakibagiwe, Eloi nawe akabamukiza atyo. Umunsi rero wakurikiye aba ari mu masaha y'ijoro. Eloi rero abwira Kesha ko ashonje ariko adashaka kurya ibyo kurya, ahubwo yifuza nyine kurya ibintu by'amafarini, dore ko rwose ari byo bintu ubundi yanakundaga cyane. Aramubwira ati ndumva nakwirira nk'udukrepe, cyangwa se byaba bidashoboka nkaba nakwirira nka biswi, ndumva rwose zishaka cyane. Naho Kesha atari ko se sheri, ntubizi ko nakubwiye ko ugomba kurya indyo yuzuye, ibyo bintu si byiza, noneho amasukari ya nijoro iyo rwose ni mabi kurenza andi y'igihe cyose, tekereza ko ugiye kuryama uba ugomba kurya ubundi ibintu byoroshye, wakabaye wirira nk'imboga cyangwa se utundi tuntu ariko tworoshye cyane. Naho rero Eloi ati ariko njyewe ni biswi nshaka, ahubwo nyine nintazibona rwose nta kindi kintu ndi bufate, ariko se wajya ugerageza ukanyumva, kubera iki uhora umpatiriza ibyo ngomba kurya kandi mu by'ukuri nanjye mfite ibyo nshaka. Kesha ati ariko ntabwo ari ukukwanga, ahubwo ni uko mba ngushakira nyine ibintu by'umumaro, niyo mpamvu nkubwira ngo urye nyine ibintu bizima. Naho Eloi ati nimbirya se ndapfa, njyewe rwose nibyo nshaka kandi nintabibona ubwo nyine ntabwo rwose ndi bufate amafunguro. Yego ubwo nabwo rwose baratangira bakabishwanira. Buracya rero mu gitondo Aline nyine akaza gusura Kesha. Kesha aba ari kumubwira tumva njyewe rwose mba mbona abagabo bameze nk'abana neza neza, ni uguhora umubwira ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora. Tekereza ko no kurya ari ngombwa rwose ngo duhore tubishwanira. Ariko ni ukuri umugabo wanjye akunda ibintu by'amasukari cyane, kandi nyine amasukari rwose si meza ku bagabo, mpora mbimubwira ariko ntabwo abyumva. Naho Aline ati cyane rwose ntabwo amasukari ari meza. Naho rero Kesha ati noneho ikintu kibabaje, njye ntabyigishije umwana wacu, nawe buriya akunda amasukari, aba ashaka kurya amakeke, ama ice cream, ibintu nk'ibyo, aba yumva nyine byahora biri aho ngaho. Buracya rero maze Eloi akajya ku kazi. Akigerayo rwose akicara ajya kubona akabona Melissa arinjiye, aba afite rero akamverope karimo utuntu nyine, maze Melissa agahita amubwira ati nari nkuzaniye utwo kurya nyine twa mu gitondo. Naho rero Eloi ati ninde se wakubwiye ko mbikeneye? Amafaranga nguhemba ni makeya ku buryo utagomba kuzajya uyaguramo rwose n'ibintu byo kunzanira. Melissa ati hoya nta kibazo, nuko rwose natekerezaga ko nyine nawe wabikunda kuko ibi byo kurya ndabikunda cyane. Eloi rero akomeza guceceka, ukabona rwose ntabwo ashaka kubyakira. Gusa nyine akirungurukamo ahita asanga nyine ari bya bintu akunda by'amasukari, amabiswi, udukeke, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahita amubaza ati ubundi se ni iki cyakubwiye yuko nkunda bino bintu? Naho Melissa ati nta cyabimbwiye, nuko nzi ko nyine nta muntu n'umwe wanga ibi bintu kuko nanjye ndabikunda cyane, niyo mpamvu nari mbikuzaniye, nawe nari mbizi kuri bubikunde. Melissa ahita amubwira ati ariko nanone niba utabishaka nta kibazo nabijyana. Agiye kubifata rero ngo abijyane, Eloi ahita abimwaka. Agahita amubwira rero ati urakoze cyane. Eloi rero arabirya rwose ubona abyishimiye cyane, dore ko nyine umugore we yahoraga abimubuza. Kano kanya noneho yari ari kubirya, ubona ko rwose yiherereye nta muntu nyine uri bumubone. Mu kanya rero Eloi nyine ava muri iyi kampani ye, hari ahandi hantu aba agomba kujya. Akihava rero Kesha ahita aza kumureba, araza agahagarara muri biro ye, maze yajya kubona nyine akabona hinjiye Melissa, gusa Kesha we ntabwo aba amuzi. Melissa ahita amubaza
ati mwashakaga bosi, bosi rero ntawe uhari, murihangana rwose kubera ko ntabwo muhamusanze. Kesha ati wowe se urinde? Naho rero Melissa ati ndi sekereteri we. Kesha ati uri sekereteri we? Ati none se ni wowe sekereteri yasizeho kugira ngo nyine ube umukorera? Naho Melissa ati hoya, bose rwose ubwe Eloi niwe wanyihereye akazi. Kesha rero aba atangiye nyine kumirwa kubera ko ibintu aba ari kumva aba yumva rwose atari kubisobanukirwa. Ahita amubaza ati ahubwo se witwa nde? Naho Melissa ati nitwa Melissa. Kesha noneho ahita yumva abaye nk'usara ati Melissa, ni wowe se wa mukobwa Eloi yagonze? Naho rero Melissa ati cyane. Ati none se uranzi? Ati kubera iki ibyo bintu byose ubizi? Ati none se wowe urinde? Kesha rero aramwihorera ntamubwire ko nyine ari umugore we. Ahita agira umujinya maze agahita asohoka, aba yumva arakaye cyane rwose. Aragenda rero akaguma mu rugo, maze ku mugoroba Eloi yataha, Kesha nyine birumvikana aba yariye umwanda. Ahita abwira rero Eloi ati nsobanurira, mbwira neza ukuntu uriya mukobwa nakubujije kumuha akazi muri kampani yawe maze ukanga ukakamuha. Eloi rero araceceka maze hamara umwanya agahita amubwira ati nyine nta kibazo yasigariyeho sekereteri, namara kubyara tuzamwirukana. Naho rero Kesha ati hoya, ntabwo nshaka ko rwose arindira icyo gihe, ahubwo ndifuza ko twamwirukana ubu ngubu. Ntabwo mushaka muri kampani yawe, urabizi ko buri gihe twabanzaga kubyumvikanaho. Kuki kuri iyi nshuro nabyanze maze warangiza wowe ukagenda ukamuha akazi kandi nari namaze kubyanga? Eloi rero ntabwo rwose nzi ahantu umujinya uturuka, ahita arakara maze agatangira kubwira nabi Kesha ati ariko ubundi wowe wagirika kunyivangira mu bintu, iriya ni kampani yanjye. Sinumva impamvu rero ntashobora gufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. Ariko ubundi wowe wigize umuntu ugomba gucunga ibintu byanjye byose, uzacunga kampani yanjye, ucunga abakozi banjye, ucunga amafaranga yanjye, noneho ugere n'aho ucunga ibyo ngomba kurya. Ndabirambiwe rwose kuba uhora unkontorora buri kimwe cyose. Ibyo bintu ndabirambiwe, wagira ngo njyewe nta mwanzuro n'umwe nshobora kwifatira. Ahita ahaguruka rero maze akaba aragiye. Ibi bintu ni ubwa mbere aba abikoze Kesha kuva babana, ni ubwa mbere Kesha aba abonye Eloi yivumbura ndetse akamurakarira bingana gutya. Iri joro rero barara batavugana, adashaka rwose kumuvugisha. Buracya mu gitondo Kesha akamutegurira amafunguro nk'ibisanzwe, maze Eloi akaza habe no kumusuhuza, agafata nyine agakapu ke agiye kugenda. Kesha aramubwira ati mbabarira ni ukuri wakira amafunguro. Naho Eloi ati ntayo nkeneye ayo mafunguro yawe, ibyo byo kurya byawe uhora umpatiriza, kuki umpora undisha ibyo kurya ntakunda? Naho Kesha ati mbabarira umbwire ibyo ushaka aba ari byo ngutegurira, niba ari na za biswi ushaka ndazigutegurira, kandi rwose umbabarire ku byaraye bibaye. Nyamara Eloi ntabwo aba ari kumwumva, aba yarakaye cyane rwose. Ahita yisohokera rero nta kintu na kimwe bavuganye, aragenda akicara muri biro maze agatangira gutekereza, ukabona ari kure rwose kandi aba afite umunabi muri icyo gitondo. Mu kanya rero Melissa arongera akagaruka amuzaniye kandi ibindi byo kurya. Naho Eloi ahita amubwira ati njyewe ugomba kujya unyubaha, ntabwo nigeze ngusaba ko uzajya unzanira ibyo kurya, ntabwo ariko kazi kawe, terura ibintu byawe ugende gira vuba. Naho Melissa agerageza kwensista nyine nk'ibisanzwe, maze Eloi akamubwira nabi hafi kumukubita. Melissa rero ahita abiterura maze nyine agahita abijyana, gusa Eloi aba yarakaye noneho, ntabwo rwose amazi aba akiri yayandi. Uyu munsi rero nyuma ya saa sita Eloi ahamagara Melissa maze akamubwira yuko afite nyine inama hanze y'umujyi, kandi ko nyine bagomba kujyana kugira ngo aze kugira ibintu bimwe na bimwe yandika, ndetse amubwira ko agomba kwitegura nyine kugira ngo baze kugenda. Naho rero Melissa ahita amubaza ati none se turagenda uyu munsi? Eloi rero ahita amubwira ati hoya nta kibazo, tuzagenda ejo mu gitondo. Melissa ati none se tuzarara? Eloi ati bizaterwa nuko nyine bizagenda, gusa nyine tugomba kuzinduka. Eloi rero arataha, n'ubundi iri joro ryose ntabwo avugana na Kesha. Buracya mu gitondo
Elwa agatangira kuzinga nyine imyenda ayishyira mu kavarize. Kesha rero araza akamubaza ati none se habaye iki ko ndeba uri kuzinga imyenda? Elwa ati mfite inama ngomba kujyamo. Kesha ati reka basi nkuzingire. Elwa ati ndabyikorera. Kesha ati none se murataha? Elwa ati biraterwa. Mbese bari kujya amubwira ijambo rimwe ubundi akicecekera. Ati biraterwa nuko nyine turi busange bimeze. Naho rero Kesha nyine atangira kumubwira ati rwose mukunzi, ndakwinginze mbabarira ku byabaye, sinzongera kugutegeka ibyo urya, uzajya urya ibyo ushaka, uzajya umbwira wowe icyo wifuza cyose maze mba aricyo nkora. Nyamara Elwa umujinya rwose uba wamubanye umuranduranzuzi ku buryo n'ubu ataba ashaka kuvuga. Arazinga rero maze yasoza akambara ubundi agasohoka akagenda, ku buryo Kesha anamusaba kumuherekeza ariko Elwa akabyanga. Aragenda rero akagera nyine mu cyumba cya hoteli aba agomba kuraramo. Barangije rero inama nyine yicaye nyine mu cyumba cye, ahamagara umugore we maze nyine akamubwira ati inama yarangiye ariko nanone yarangiye bwije nyine ku buryo rwose gutaha bitashoboka. Ati ubwo nyine tuzataha ejo. Naho rero Kesha ahita amubaza ati muzataha ejo ni wowe nande se? Naho rero Elwa ati ni njyewe na sekreteri wanjye. Kesha ati nari nzi ko wagiye wenyine, naho na sekreteri wawe mwajyanye. Elwa ati cyane. Ati ahubwo nyine tuzavugana ejo. Ahita rero akupa telefone kuko aba yumvise umuntu ari gukomanga ku rugi. Kesha rero ahita asigara nyine mu ihurizo kubera yuko aba yumvise ko noneho umugabo we ari kumwe na sekreteri we bajyanye kandi atigeze anabimubwira. Mu kanya rero gato cyane rwose Melissa aba yinjiye afite nyine amatasi abiri, ahita abwira Elwa ati nari nkuzaniye agashokora gashyushye kugira ngo nyine ukanyweho. Naho rero Elwa aragafata akakihumuriza maze akamubwira turakoze cyane rwose, wagira ngo nyine urerekwa rwose. Batangira rero kukanywa. Melissa aba yicaye ku buriri bwa Elwa, nyamara Melissa rwose aba yambaye hafi ya ntabyo. Mu kanya rero Elwa aramubwira ati ariko ugomba nyine gukora ya maraporo twavuganye vuba vuba ukayarangiza. Melissa atereka nzane mashine maze nyakore. Melissa azana mashine akabikora vuba vuba maze ubundi agatangira kuganira na Elwa. Baratangira bakaganira rero bagatera story, maze uko bagendaga baganira niko Melissa yagendaga yiyegereza Elwa, aramwegera rero cyane maze nyine agatangira kumubaza ati ariko umugore wawe nyine mumaze igihe kingana iki mubana? Batangira rero kubivuganaho maze Elwa akaza kugera naho abwira nyine Melissa ati rero kera ntaramenyana n'umugore wanjye nta na rimwe nigeze ntereta undi mukobwa, nta mwanya najyaga ngira, nahoraga ndi busy cyane ku buryo umukobwa wa mbere naterese yari umugore wanjye. Naho Melissa ati ushatse kuvuga ko umugore wawe ari we muntu wenyine uzi w'igitsina gore? Niwe muntu wenyine mwigeze mumenyana ni nawe mwaryamanye? Naho rero Elwa ati cyane rwose niko bimeze, nta wundi mukobwa n'umwe nigeze menya. Naho rero uyu umukobwa Melissa ati none se urabyumva ute ndamutse ngufashije kuba wavumbura ibindi bintu bishyashya? Nta mpamvu zo guhora mu bintu bimwe gusa, ndifuza ko wamenya nyine n'ibindi bintu byo hanze ukuntu biba bimeze. Ndumva rwose nagufasha kuvumbura nuko ibindi bimera. Naho Elwa ati hoya rwose umugore wanjye turakundana kandi turizerana, ndetse twasezeranye ko tutagomba kuzacana inyuma, ntabwo rero nabikora. Nyamara Melissa aba yamaze rwose kwegera uyu musore mu buryo butangaje, ari kujya amukoraho ahantu hose. Ibyatsi byumye rero biri aha biba byatangiye gufatwa rwose. Melissa rero atangira kongorera nyine Elwa ati ariko wangiriye neza, ndifuza rero kugushimira kandi nyine ndashaka kugushimira muri ubu buryo. Nyamara ibyo byose yabivugaga yatangiye kugenda amusoma ku itama, amusoma ku ijosi, amukora ahantu hose. Mu by'ukuri Elwa rwose yari yamaze gucika intege zose. Byarangiye rero iri joro bararanye
muri iki cyumba cya hoteli. Buracya rero Eloi agataha, gusa nyine araza maze agahita yiyinjirira rwose mu nzu akigira mu cyumba. Naho rero Kesha uri muri salo ahita amubaza ati ariko se sheri byagenze bite ko mbona rwose wahindutse, nta no kumpobera, nta no kumbwira ko wari unkumbuye kandi twamaze ijoro ryose tutari kumwe, ntabwo se wari unkumbuye? Naho rero Eloi atumeze ute, ahita yigendera nyine nta magambo menshi amubajije. Nyamara rwose aragenda n'ubu akajya mu buriri akaryama, nta kintu na kimwe aba ashaka kuvugana na Kesha. Kesha rero abona ko ibintu rwose bimaze gukomera, kandi nyamara akaba ari akantu koroheje bapfuye, ku buryo kaba katakagombye rwose gutuma ibintu bigera aha ngaha. Gusa abagerageza kugira ngo rwose abigarure, ariko akabona umugabo we rwose wagira ngo ntabwo abirimo. Umunsi rero wakurikiye aba ari mu masaha y'umugoroba, Kesha ategura ameza maze akabwira karibu umugabo we. Araza rero akicara atangiye gufata amafunguro, maze Kesha agatangira nyine gushaka kumuganiriza. Eloi aramwitegereza maze agahita amubwira ati ubu ugiye gutangira rero kumbwirira kuri ibi byo kurya byawe wateguye? Ati ndumva rwose na peti ihise igenda. Ahita ahaguruka maze agahita yisohokera akagenda. Agaruka rero amasaha yakuze, maze akinjira Kesha ati uvuye hehe? Naho Eloi ati mvuye hanze. Naho rero Kesha ati hanze hatagira izina se? Eloi ati ariko se wangabanyijeho amagambo, uba wumva ukeneye kumenya ibintu byose, si uburenganzira bwanjye se kuba najya aho nshaka? Naho Kesha ati ariko se ubu ngubu bisigaye bimeze bite ko rwose nsigaye mbona ukora ibintu byose ushaka? Kuva twabana ntiwigeze ugenda gutya gusa utambwiye aho ugiye. Naho rero Eloi ati ubwo nyine ibintu byose byarahindutse. Ajya kwisohokera rero n'ubundi ngo yigendere nyine ave muri iki cyumba, maze Kesha akamutangira ati ntabwo uri bugende utansobanuriye ngo umbwire aho wari uri. Eloi aramubwira ati mvira mu nzira, ntabwo rwose nshaka kuvugana nawe. Kesha rero akibamba, maze Eloi wari n'umusore cyane rwose aterura Kesha maze akamurambika ku buriri, agahita yisohokera akigendera. Kesha rero noneho rwose aba abona ko ibintu biri kugenda bigera ahantu atakibashije kubigarura, kuko aba abona umugabo ari kugenda ahinduka, ari kugenda aba uwundi. Buracya rero maze Kesha rwose akiyemeza kuza kugenda inyuma ya Eloi, maze akareba ibintu yirirwamo, kuko rwose bamaze kubona ko uyu mugabo ibyo rwose bitakiri byiza. Uyu munsi rero amugenda inyuma, maze ahantu hose agiye akamukurikira. Agera ahantu rero maze agaparika nyine imodoka, atungurwa no kujya kubona akabona Melissa araje yizunguza, barahoberanye barasomanye, bahise binjira mu modoka bafatanye rwose. Eloi nyine afungurira umuryango Melissa maze akicara akongera akawufunga, agahita ajya mu modoka. Kesha rero uri kureba ibintu agira ngo ahari ari kureba filime, akihanagura mu maso akabona ibintu ari kubona ni ibya nyabyo. Amarira atangira agashoka, maze kwihangana bikanga, ku buryo banatse imodoka bakigendera, akananirwa rwose gukomeza kubakurikira. Gusa hashira akanya akumva akeneye kumenya ahantu bagiye. Ahita rero afata imodoka n'ubundi akagerageza nyine mu kwihangana akabakurikira. Ahita abona binjiye muri resto, maze bakagenda nyine bakajya gufata amafunguro. Aguma kure na kure, maze akareba ukuntu bari gutamikana, ukuntu bari gusomana, ukuntu bari guseka, mbese bari mu rukundo bya nyabyo. Ahita rero ataha, ariko rwose ataha nta kabaraga afite, kubw'ibyo aba yamaze kubona ko umugabo we bakundanaga urukundo rurenze. Ubu kano kanya ari kumuca inyuma, biba ari ibintu rwose bimubabaje. Arataha akagenda akajya mu cyumba, maze akarira amarira akamushiramo. Ajya kubona rero maze akabona Eloi araje. Eloi rero aza rwose ubona nta cyabaye. Naho rero Kesha ahita amubaza ati mbwira uvuye hehe? Naho Eloi akamwihorera. Kesha ati mbwira byatangiye ryari? Ibyo nabonye byatangiye ryari? Nakwiboneye uri kumwe rwose na Melissa. Naho Eloi ati naho bigeze rero, utangiye no kuzajya ucunga, maze ukazajya unkurikira ahantu hose ngiye.
Naho rero Kesha ati none se nta nubwo nibura ugerageje kubihakana, mbabarira umbwire murakundana se, ubu niwe muri kumwe? Naho Elwa ati cyane rwose turakundana, ndamukunda cyane, ni umukunzi wanjye, mbese ni byose byanjye, ni ibyishimo byanjye, uriya mukobwa wabonye mbese nta wundi wamundutira. Kesha rero ahita ahagarara akamera nk'isitati, aba yumva noneho ibi bintu rwose bimurenze. Kesha ati urabinyemereye neza, urabimbwira, umbwira ko mukundana, umbwira ko arenze imbere yanjye? Elwa ati cyane rwose sinabonaga se washakaga kubimenya, nizere ko rero ubimenye kuko rwose ndamukunda kandi cyane. Buracya rero maze Kesha akabwira Aline ibi bintu byose byari bimubayeho, naho Aline ati ntumbwire, ibyo bintu se birashoboka? Ubwo se wakoze iki? Kesha ati none nari gukora iki? Aline turamenye ntibakagusuzugure, ari aho ari kwishimisha ku mugabo wawe, ugomba kumwereka bosi ari nde hagati yawe na Melissa, ntabwo Melissa agomba kukumenyera. Naho Kesha ati none se namukorera iki? Aline ati ngwino tugende ndakwereka icyo tumukorera. Bajya mu modoka rero maze bakagenda bakajya nyine imbere y'aho kampani ya Elwa ikorera, bajya kubona rero bakabona Melissa araje, bahita bava mu modoka maze bakagenda bakamujya imbere, bati nta soni wigize akaraha kajya he, usigaye wirirwa gutwara abagabo b'abandi, nta soni ufite? Naho Melissa ati ahubwo se mwebwe muri bande? Naho rero Kesha ati jyewe rwose ndi umugore wa Elwa, nta soni ufite? Naho Melissa ati ariko hano hantu nyine ni ku kazi kanjye, ntabwo rwose mukwiriye kuza kumbwira ibyo mwiboneye. Bahita rero bamwataka maze bagatangira kumuhondagura, nyamara Melissa aba ari umusore cyane, ahita afata aba bagore bombi maze agahita abasunika bose bakikubita hasi, ahita rero yicarira Kesha maze agatangira kumuhondagura, aramuhondagura cyane rwose ubona nta mpuhwe, maze mu kanya gatoya Elwa yumva ibintu bisakuza, akaba arasohotse ahita asanga bari hafi kwicana. Ahita rero ahagurutsa nyine Melissa maze akamuhobera nyine akamufata ukabona niwe umuteye imbabazi, agahita abwira Kesha ndetse na Aline ati mpumbye mbabura hano, nta soni muraza guteza akavuyo ku kazi kanjye, mugende vuba mwihute. Noneho Kesha arumirwa ukuntu umugabo we atari no kumuvuganira, ahubwo ari gufata uruhande nyine rw'uyu mukobwa. Bahita rero bagenda maze bakagera mu rugo kwa Kesha, dore ko Kesha aba yazanye ibisebe kubera ukuntu uyu mukobwa aba yamukurubanze hasi yanamuhondaguye. Aline rero atangira kumukanda, maze Kesha ati rwose wambeshye simba nagiyeyo, urabona ukuntu nasebye, noneho n'ukuntu yaragiye kunkuramo amaso. Naho Aline ati hoya nta kibazo, kubera ko nubwo yaguhondaguye ariko nibura ubashije kumuha isomo, buriya rwose ubutaha ntabwo azongera. Ku mugoroba rero Elwa arataha maze agataha yarakaye, ati ni gute utinyuka ugafata izo ntoki zawe ukazikoresha kuri Melissa, umukobwa nkunda cyane, ibyishimo byanjye, ni gute ubasha kubikozaho izo ntoki zawe? Naho rero Kesha arumirwa, atari ko se nkubaze, rwose usigaye uri umugabo nyabaki, ko kera wandwaniriraga, ni gute ufata uruhande rw'ihabara ryawe? Naho Elwa ati uzongera kumwita ihabara tuzabonana, ntabwo ari ihabara, uriya ni umukobwa mwiza kandi ukwiye icyubahiro, ugomba kumwubaha, utazongera kumukoraho ukundi, kubera ko rwose nazakoreka ikintu ngukorera. Naho Kesha ati hanyuma rero ushyigikiye ko ari njyewe bazajya bahondagura, ari jye bazadiha maze ngaceceka? Elwa ati ndakwiyamye kandi ndakwiyamye, ntuzongere na rimwe no kumubwira nabi, va mu buzima bwe, utazongera kugerageza kujya kumubabaza ukundi. Noneho rero umunsi wakurikiye byo rwose biba ari agahomamunwa, kubera ko Elwa aragenda maze akamara iminsi 3 yose ataragaruka. Uyu mwana wabo rero abaza mama we ati papa wanjye yagiye hehe? Naho rero Kesha nyine kugira ngo ahishire ibiri hagati ye n'umugabo we, abwira uyu mwana ati urihangana, papa wawe yagiye muri misiyo y'akazi. Naho uyu mwana atari ku busanzwe papa wanjye yajyaga ambwira ko agiye mu kazi. Naho Kesha ati ihangane rwose humura, ntabwo azatinda.
Gusa nyine bakiri kuvuga ibi ngibi bajya kubona bakabona Eloi arinjiye. Akinjira rero uyu mwana ahita yiruka amuhobera ati papa, mama yambwiye ko nyine wari uri muri misiyo y'akazi, none se bagaje zawe ziri hehe? Naho Eloi ati ziri mu modoka. Ahita asezera umwana rero ugiye ku ishuri ati ariko papa, nizere ko ndi bugusange hano, nizere ko utari busubire ku kazi. Ati yego. Naho rero akimara gusohoka nyine Kesha ahita abaza Eloi ati iyi minsi yose uyimaze hehe, wari uri hehe? Naho Eloi atumva nkubwire, ndashaka ko tubyoroshya rwose, nta mpamvu zo kuvugana ibintu byinshi, ikintu nshaka kiroroshye cyane, ndifuza ko njye nawe dutandukana, ndashaka ko turekera rwose kubana kuko ntabwo tugihuje habe na gatoya, n'ubundi buri wese abukwe undi akabukwe. Kesha ati ngewe ntandukana nawe, ati ntabwo rwose bishoboka, wari waranyijeje ko ibyo bintu bitazigera bibaho, ndetse ko njye nawe tutazigera dushwana. Naho rero Eloi ati ni cya gihe nyine mu myaka 10 nari ntarabona umukobwa w'inzozi zanjye, nari ntarabona uwa nyawe, nari ntarabona umukobwa unyura umutima wanjye, ubu rero kuri iyi nshuro ndamufite rwose, mfite umukunzi nishimira, wowe sinkigukunda, nta nubwo nkigushaka mu buzima bwanjye, ndifuza yuko dutandukana. Naho Kesha yemye rwose aramubwira ati uzi n'ikindi, igisubizo ni oya, ntabwo nzegera ntandukana nawe, ntabwo rwose bishoboka, ndetse byibagirwe. Eloi ati ubwo nibyo tuzareba niba tutazigera dutandukana koko. Ku rundi ruhande ariko Eloi rwose na Melissa bo baba bimereye neza, urukundo nyine ruba ari urukundo, baba birirwa bisohokanira, mbese baba birirwa baryoshya, maze yataha agataha nyine atongana na Kesha birumvikana. Melissa bari kumubwira ati ariko ubundi uriya mugore wawe wamwirukanye maze nyine tukibanira. Naho rero Eloi ati hoya, tugomba kubanza gutandukana kuko twarasezeranye mu mategeko, bikabanza nyine bikarangira. Ibintu rero biragenda rwose bigakomeza kuba bibi kurushaho, dore ko noneho ubu ngubu rwose Eloi ntacyo byari bikimubwiye kuba yaba ari kuri telefone avugana na Melissa, ndetse rwose Kesha yumva, akamutera imitoma, akamubwira ukuntu ari mwiza, akamubwira ukuntu ari umukobwa w'igikundiro, ndetse akanamubaza niba rwose amafaranga yamuhaye yayabonye, akanamubwira ko kandi niba hari n'ikindi kintu akeneye, icyo agomba gukora ari ukumubwira gusa, naho ubundi ibintu byose bigomba kwikora. Bigera naho rero biba bisa rwose naho umwana atangiye kubona ko muri runo rugo hari ibibazo, kuko yahoraga abona mama we ahora arira. Kesha rero asaba uyu mwana ko nyine yaba agiye kwa nyirakuru, maze akaba amazeyo iminsi. Ni nako bigenda rero, Kesha akamujyana nyine iwabo, kubera ko abatekereza ko rwose atari byiza ko umwana agomba kuguma muri bino bibazo. Umwana rero akimara kugerayo, mama wa Kesha aramuhamagara, maze akamubaza ati mwana wanjye, ko rwose ubusanzwe usanzwe uzana n'umwuzukuru wanjye, habaye iki kugira ngo wizane? Naho rero Kesha ahita amubwira ati mama, nta kibazo rwose mfite. Mama we ati ndabizi ko ugifite, ahubwo nyine mbwira. Kesha ahita atangira kurira, maze agatangira kubwira mama we nyine ibintu biri kumubaho. Mama we rero ahita amubwira ati mwana wanjye, buriya nta gihe na kimwe kwirwanirira bijya bitsinda, ariko amasengesho yo aratsinda. Ndakubwiza ukuri mwana wanjye, nufata umwanya ugasenga, ibyo byose ukabisengera, uru rugamba uzarutsinda kandi uzarusohokamo wemye. Amasengesho niyo ntwaro ya mbere umuntu akwiye kurwanisha. Kesha ati ubuse koko mama, mbwiza ukuri bizakora, ngiye ndabona ahantu ibintu bigeze rwose bimaze kundenga. Mama we ati mwana wanjye, icyo nkubwiye ni icyo, ugomba gusenga kandi ugasenga cyane, ndetse rwose ushikamye. Kesha rero yumvira mama we, maze nyine akiyemeza ko agiye gutangira gusenga. Gusa rero ikintu gitangaje, uyu mugoroba nyine ari mu rugo ajya kubona akabona Eloi arinjiye ari kumwe na Melissa, ndetse bafite varize. Agahita abwira Melissa ati sheri, ni karibu iwawe, ubu rero rwose ujye wisanzura, aha ni iwawe. Naho Kesha ati ntimumbwire ko rwose ibintu byagira aha ngaha, ntumbwire ko batinyuka kuzana iri habara mu rugo rwanjye.
Erwa akimara kumva iryo jambo ahita atera intambwe maze akabakubisa urushyi rwiza rwiza Kesha ati n'ikindi gihe ntuzongere kwita umukunzi wanjye Habara. Naho rero Kesha ati urankubise kuva n'abana nawe ni ubwa mbere unkubise. Erwa ati n'ibindi byose ntagukoreye nzabigukorera kuko rwose nditeguye kubikora, utazongera na rimwe kunsuzugurira umukunzi. Erwa rero ahita agaruka akongera akifatanira ku rutugu na Melissa maze agahita abwira Melissa ati urahabona uteze hano, ati gusa nyine ikintu cyose wifuza guhindura uzagihindure nta kibazo kuko ni iwawe. Kesha ati ni mu nzu yanjye ntabwo ari iwe rwose, mugomba gusohoka hano. Naho Erwa ati umva sheri, ahubwo ngura twigendere tujye gushaka nyine icyumba tugomba kuzajya turaramo, icyumba cy'ibyishimo byanjye nawe. Ikintu kiba kibabaje ni uko icyumba aba ajyanyemo Melissa ni cya cyumba nyine yabanagamo na Kesha. Noneho Kesha umva ngo yajyaga avuga amagambo aragenda akamushirana ivuga neza neza, aragenda akabura icyo kuvuga akabura icyo gukora. Uyu munsi araryama ntasinzire dore ko rwose abazi ko ku ruhande haryamye nyine Melissa ndetse na Erwa. Ibi bintu rero biragenda bikamutesha umutwe akenda gusara. Gusa yibuka ibyo mama we yamubwiye maze agatangira gusenga. Arasenga rwose kandi agasenga ashikamye kubera ko ababona ko rwose igisubizo cye nta handi kizava uretse Imana yonyine izikorera ibyananiye abantu. Kesha rero yongera nyine kuganyira Aline amubwira ibintu byose uko bimeze. Aline atumva rero inama nakugira, igendere rwose rero rugo rusohokemo kubera ko ufite byose, ufite bizinesi, uri umukobwa mwiza, nta mpamvu z'uko rero bakomeza kugusebya uko bashaka. Naho Kesha ati urambwiye ngo nsohoke mu rugo rwanjye, ntabwo ibyo bintu rwose bishoboka, nzarwana kugeza ku mwuka wa nyuma, ntabwo nasiga urugo rwanjye gutya gusa, ahubwo ngewe iyo ndebye rwose mba mbona wagira ngo hari nk'imyuka mibi yinjiye muri Erwa, kuko Erwa ntabwo yankora biriya bintu byose, ntabwo Erwa yageraho n'umwana wacu atakimwitayeho, dore ko yanambwiye ko nitumara gukora divorce umwana nzamusigarana nta kibazo, nta kintu na kimwe akitayeho, ariko ngewe urugo rwanjye rwitayeho, famiye yanjye nyitayeho, nzayirwanirira kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. Iriya nzu bazayinsohoramo ndi umurambo, ntabwo rwose nshaka kuzayisohokamo nkiri muzima, ngomba gukora ibishoboka byose. Naho rero Aline ati nyamara njye nakugiraga inama, ni akazi kawe rwose ntibakwica, nupfira muri iriya nzu ni akazi kawe, niba wumva ugikeneye rwose gukomeza kubabazwa kandi ari wowe uri kwibabaza, ni akazi kawe bigumemo. Kesha ati nzabigumamo kandi ndabizi ko uru rugamba nzarutsinda. Gusa nyine ibintu rwose ntabwo biba byoroshye kubera yuko ibintu baba bamukorera imbere ntabwo ari ibintu bisanzwe. Baba bakicara muri salo maze bagatangira gusomana, bagatangira rwose gukora ibintu nyine biteye isoni mu ntebe hano, babizi neza yuko Kesha ari buze akababona. Kesha nyine aba amaze kumirwa rwose kuko abasanga bari kwikorera urukundo ahantu hose, haba mu ntebe, haba mu cyumba, haba ahantu hose, aragenda ibintu bikamurenga. Gusa nyine kuva muri iyi nzu bikamunanira kuko aba yizeye neza ko ibyo ari byo byose Imana asenga rwose hari ikizamukorera. Akomeza rero gukaza amasengesho ariko ntibiba byoroshye kuko hari n'igihe aba ari gusenga maze ababo bakaba bari kwibyinira bagashyiramo umuziki mwinshi ku buryo atabasha gusenga. Nawe rero atangira noneho kuzajya yongera ijwi maze noneho agasenga cyane, agasenga rwose asakuza, agasenga bya bindi rwose bya nyabyo. Nyamara iyo yabaga ari gusenga uyu mukobwa ngo ni Melissa yaburaga amahoro maze baba bari mu cyumba we na sheri we, noneho ibintu byose bikanga, ibyo bari barimo byose bikanga kubera ukuntu nyine yabaga yumva abangamiwe. Agera aho rero maze akabwira Erwa ati ariko ngewe ibintu ndabirambiwe, uriya mugore wawe arambangamira cyane, sinumva impamvu akiri hano, wazamwirukanye se? Cyangwa niba yaranze kuva muri iyi nzu ukamubwira akaguha 1/2 cy'amafaranga y'iyi nzu maze twe tukigendera tukajya kugura inzu ahandi hantu tukajya kubayo maze tukamwihorera nawe rwose akaguma hano wenyine.
naho rero Eloi aba amubwira ati ihangane rwose ntabwo inzu yanjye nayita ngo njye gukodesha kandi nari mfite inzu, ahubwo nyine wowe ikintu ugomba gukora ni kimwe, ugomba nyine kumwihorera, jya wigira nkaho ntawe uhari, jya wigira nkaho utamureba, mbese jya ugerageza rwose umwirengagize bishoboka byose. Nyamara nubwo byari bimeze bitya, Kesha yari akijya mu gikoni agategura amafunguro, maze aba bose bakaza rwose bagafungura, mbese bari bamaze kumugira nkaho ari umukozi wo mu rugo, ubona rwose batitaye ku buzima bwe habe na gatoya. Kesha rero afata umwanzuro maze akabwira Imana ko agiye kwiyiriza, ndetse aziyiriza kugeza igihe azabonera igisubizo. Atangira rero kwiyiriza maze akajya asenga nta kintu na kimwe yashyize mu nda. Nyamara aranatekereza ati ariko ngomba gufata ibyo kurya byose biri hano maze nkabiha abakene rwose, nkabiha abantu bakeneye kurya. Umunsi umwe rero Melissa ajya mu gikoni, aba agiye gushaka nyine amafunguro, aragenda agasanga nta kintu na kimwe gihari. Naho rero Kesha nawe nyine aba yaraje gufata amazi yo kunywa. Melissa ahita amubaza ati ibyo kurya biri he ko ndeba nta kintu na kimwe kiri hano? Naho Kesha ati nta bihari nyine, niba wabibuze se nyine ntumva ko nta bihari? Melissa ati kandi mu minsi yashize narabonaga igikoni cyuzuye. Kesha ati nyine cyari cyuzuye, ariko ubu ngubu ndi mu masengesho, ubwo rero ibyo kurya byose nabihaye ababikeneye kubera yuko nagombaga kwiyiriza, ariko ibyo kurya byanjye bikaribwa n'abandi. Naho Melissa ati nta soni, urifata ugafata ibyo kurya maze ukabitanga utangishije inama? Kesha ati nkande se, wowe muri iyi nzu hari uruhare uhafite? Iyi ni inzu yanjye, ni urugo rwanjye, rero ibintu byose ngomba kubikora uko mbyumva. Naho rero Melissa n'umujinya mwinshi ati humura rwose, wowe uraje uzagende ujye kwandagara nk'ibishingwe, kubera yuko uriya wita umugabo wawe yarakwanze burundu, ni njyewe asigaye akunda, iyo akurebye akubonamo puberi, nta nubwo kandi ateze kuzakugarukira, uriya azaba uwanjye ubuzima bwose. Naho wowe rwose inama nakugira ni ukureka gukomeza kwibabaza, cyakoze ibintu uba uri gukora mba mbona rwose umeze nk'umuntu witakarije icyizere, ukuntu wirirwa wiyicisha inzara ukirirwa uvuga ubugambo. Naho rero Kesha aramubwira ati byivugire, uretse tuzareba uwitakarije icyizere, njyewe mfite Imana yanjye kandi ndabizi ko urugo rwanjye udashobora kuzarusenya wowe, kubera ko wowe uri shitani igenda, kandi amashitani nta karibu afite mu rugo rwanjye. Ndabizi neza uzatsindwa kandi uzava hano rwose nk'uko waje, ndetse uzandeba natsinze, uzandeba nishimye wowe uri mu gahinda. Naho rero Melissa ahita aseka ati nyine komeza wihagarareho, ukomeze kandi wumve ko byose bishoboka, ngaho komeza ugenda usenga iyo Mana yawe, tuzaba tureba ikizagukorera. Kesha we rero rwose nta gucika intege, aba akomeje rwose gusenga, aragenda agashiramo imbaraga kubera kumara iminsi myinshi atarya, ndetse rwose akajya ananirwa no guhaguruka, ariko agakomeza akarwana ati ngomba gukomeza gusenga kuko ngomba kubona igisubizo uko bizagenda kose. Bigeraho rero Kesha akabona rwose igisubizo cye kiri gutinda kuza, ahamagara mama we maze akamubwira ati ariko se mama, ko rwose ntako ntagize nsenga, nyamara nkaba mbona ntari gusubizwa. Mama we ahita amubwira ati mwana wanjye, narakubwiye ngo izere Imana kandi ntuzarekere gusenga utarabona igisubizo, kuko igisubizo uzakibona ndabizi. Ugomba gukomeza ugashaka imbaraga ugasenga, ndabizi neza cyane rwose ko umugabo wawe hari imyuka mibi bamuterereje, kandi nyine ugomba gusenga ukayirukana, ndetse nanjye ngiye kugufasha mu isengesho nk'ibisanzwe, nyine nzaba ndi kumwe nawe. Shyiramo imbaraga mwana wanjye, maze ubuhoze ibyawe Satani ari kugenda aboha. Kesha rero yumva amagambo ya mama we maze akumva asubiranye imbaraga, aramubwira ati ngomba gukomeza kugeza igihe rwose nzabonera igisubizo, ntabwo nzarekera, sinzacika intege, ngomba kubona igisubizo byanze bikunze. Naho rero ku rundi ruhande nyine Melissa we aba akomeje kubwira Eloi ko bagomba kwimuka, aba ari kumubwira ati rwose ndifuza ko njye nawe twaba twibereye ahantu turi twenyine tukikundanira, urukundo rwacu nta wundi muntu urwinjiyemo hagati,
kubera ko rwose urabona ko Kesha akabije kutubangamira. Arambwira ati kandi rwose ndumva mbirambiwe, ntabwo nshaka umuntu uhora adusakuriza. Naho rero Eloi agera aho nyine nawe akemera ko rwose bagomba kwimuka. Abwira rero Melissa ati ndagukunda cyane ntacyo nakwima, ubwo nyine nta kibazo, reka dutangire gushaka inzu. Eloi atangira gushaka inzu, maze rwose umunsi bari bamuhamagaye bamubwira ko inzu ye bayibonye ndetse ko rwose agomba kujya kuyisura, abari muri biro ye nyine akabwira nyine uyu mukomisiyoneri ati nta kibazo ndaza kuza kuyireba. Aricara ari kubitekerezaho, atekereza nyine ibintu byose byamubayeho mu buzima, ari gutekereza ubuzima asigaye abayemo, maze igitotsi kikaba kiramutwaye, nawe ntabwo amenya ukuntu bigenze. Arasinzira rero, maze agisinzira agahita atangira kurota. Arota rero inzozi ziteye ubwoba, aba ari mu nzozi nyine, maze agahita arota abona Melissa aza akamufata akamuboha akamuzirika ahantu hose, maze akamuryamisha hasi ahantu mu mwijima ukabije. Ajya kubona rero akabona Melissa araje nyine afite icyuma mu ntoki, maze akabanza akamuzenguruka. Melissa agahita amubwira ati umva nkubwire, njyewe rwose ntabwo ngukunda, nta nubwo kandi nifuza gukomeza kubana nawe. Ikintu cyawe cyonyine nshaka ni amafaranga, kandi namaze kuyabona. Sinumva rero ikintu cyatuma nkurekera kuri iyi si. Ngomba kukwica ukava kuri iyi si, hanyuma nkagukurikiza umugore wawe ndetse n'umwana wawe. Njyewe nta mikino mfite rwose. Ubwo rero urahurirwa uvuga nyine ngo ndagukunda. Ibi byose ni ibyo Eloi aba ari kurota. Atangira rero kubira ibyunzwe nyine kubera izi nzozi mbi aba arimo. Ashigukira hejuru abona rwose Melissa yari agiye kumutera iki cyuma, akimufatiyeho rwose hafi kukimugeza ku mutima, maze akaba arakangutse. Aratangira akihanagura, maze ukabona rwose abaye nk'umuntu wari usinziriye. Atangira rero kwikorakora, agatekereza nyine ibintu byose byamubayeho, maze muri ako kanya Melissa nyine ahita yinjira ati sheri. Naho rero Eloi ati genda igirayo, jya kure yanjye, ntuzongere kunyita sheri ukundi. Naho Melissa ati habaye ikiza kandi mukunzi, ko ndeba rwose wahindutse. Naho rero Eloi ati ntunyegere kuko nunyegera ndahamagara polisi. Wa mugome we, umugore wanjye n'umwana wanjye wabashyize hehe? Bari hehe wa mwicanyi we? Bari hehe? Naho rero uyu umukobwa we Melissa atangira kugira ubwoba, kuko rwose abona yuko uyu mugabo ahari atangiye kugarura ubwenge. Melissa rero akomeza kwisobanura ati wowe rwose ntacyo nabatwaye, uri umukunzi wanjye kandi twe tugiye no kwiyimukira, ndetse rwose wanyemereye yuko tuzanakora ubukwe kandi bwiza tukaba ari njye tubana. Ni njyewe ukunda, ni njyewe Melissa umukunzi wanjye. Naho Eloi ati ntabwo rwose nagukunda, njyewe nkunda umugore wanjye n'umutima wanjye wose, ahubwo wakizemo ibiki? Ni ibiki wampaye wa murozi we? Atangira rero kumubwira amagambo menshi, maze akamubwira tumva sohoka agira vuba, sohoka hano cyangwa mpamagare polisi. Melissa rero abona ibintu byakaze, maze nyine agahita asohoka. Naho Eloi ahita ataha yiruka, aba ari kwibaza ahantu umugore wari hamuyobeye. Nyamara mu by'ukuri Kesha nawe aba ameze nabi cyane rwose, kubera kumara iminsi myinshi asenga, aba yarabuze imbaraga, noneho aba aryamye mu buriri ubona rwose atabasha kweguka, ndetse ari kubaza Imana atari ko se Mana ko rwose ntari gusubizwa, ariko nanone singomba kuzarekera. Niba ari ugupfa nzapfe rwose, aho kugira ngo ndeke urugo rwanjye rugende ndureba, aho kugira ngo ndeke umugabo wanjye, rwose nzemera mpfe. Ajya kumva rero akumva ijwi rya Eloi ari kuza amuhamagara ati Kesha, Kesha. Naho Kesha nta mwuka rwose aba afite wo kwitaba, arakomeza agaceceka. Akajya kubona akabona Eloi yinjiye mu cyumba. Eloi ahita amubaza ati Kesha, umeze neza? Umeze neza sheri? Ahita agenda akamuterura ku gitanda, dore ko ababona rwose ameze nk'umuntu unarembye cyane. Ahita agenda rero akamuzanira akaji, maze arakamuha maze agahita azana akabaraga gakeya. Eloi rero aramuhobera, akamuhobera akanga kumurekura, maze agatangira kurira. Aramubwira ati mugore wanjye nkunda, umbabarire rwose ndakwinginze, ibyari byarambayeho ntabyo nzi, sinzi uko byagenze. Uriya mukobwa ni shitani, uriya mukobwa ni umurozi, ni shitani yatwinjiriye mu rugo maze iza kudutezamo umwiryane. Ni ukuri sinigeze nkwanga,
nta nubwo nabikora urabizi ibyo nagusezeraniye. Nyamara Kesha waba yatangiye kurira, atari uko rwose ari kurizwa n'umubabaro, ahubwo aba ari kurizwa n'uko igisubizo cye akibonye. Gusa nyine nta jambo na rimwe rwose aba ari kubasha kuvuga, aba yumva nyine yabuze icyo avuga. Arakomeza nawe agahobera cyane Eloi, maze Eloi agatangira kumuhanagura amarira ati wirira sheri wanjye rwose, umugore wanjye nakubwiye ko utazigera urira na rimwe, ntazigera nkuriza. Nyamara Eloi biba bisa nkaho atanibuka amarira yose Kesha yarize, kubera ko rwose ntabwo ari we wari uhari. Kesha rero aramubwira ati ntabwo rwose ndi kurizwa n'umubabaro, ndi kurizwa n'ibyishimo ko Imana ingaruriye ibyanjye nari narabuze. Gusa nyine ndishimye rwose kuba ugarutse. Bakomeza rero nyine guhoberana basabana imbabazi, maze bagahita bajya muri salo kugira ngo bajye kwicara babiganireho. Bakigera muri salo bahita bajya kubona bakabona Aline aje yiruka agenda apfukamye, aba ameze nk'uwasaze. Ati ndakwinginze rwose Kesha, mbabarira unkirize umwana, mbabarira unkirize umwana ndakwinginze. Naho rero Kesha ati habaye iki Aline, habaye iki? Aline ati mbabarira unkirize umwana, mbabarira rwose, byose nabikoze kubera ishyari nari mfite, mbabarira umfashe, ntabwo rwose nzongera. Ngusabye imbabazi kuba ari njye nazanye uriya mukobwa mu buzima bwanyu, ni ukuri ni ishyari ryanyishe. Naho Kesha ati ngo nguki, ni wowe wazanye Melissa mu buzima bwacu? Naho rero Kesha ati mbwira neza byagenze bite? Aline ati njyewe narabafuhiraga wowe n'umugabo wawe, ukuntu mwabaga mukundanye, ukuntu yagukundaga mutajyaga mutandukana, ibintu byose byiza yabigukoreraga, naho njyewe urugo rwanjye rwari ruri gusenyuka. Noneho iyo wambwiraga ibyiza byose yagukoreye n'ibyo niboneraga n'amaso yanjye, byarandyaga nkumva ntabwo ari njye ngomba gusenya njyenyine, nkumva rwose twese tugomba kugendera nyine hamwe. Kesha ati ntumbwire ko wumvaga kubera ko utishimye nanjye ntagomba kwishima. Aline ati cyane rwose niko byagenze, numvaga utagomba gusigara ufite urugo rw'umunezero. Hanyuma rero naje kwigira inama yo guha amafaranga Melissa, maze musaba ko rwose yaza agasenya urugo rwanyu. Agisida yabaye ntabwo yari itunguranye, kubera ko Melissa we rwose yari yayipanze. Namuhaye rero amafaranga menshi, ariko mubwira ko kubera ukuntu Eloi afite amafaranga menshi andi nyine azayamukuraho. Melissa rero nawe yambwiye ko rwose abishoboye, ndetse ko afite uburozi ku buryo nta mugabo n'umwe ujya umunanira. Nanamubwiye ko mukundana cyane, bigoranye rwose ko mushobora kuzatandukana, ariko Melissa ambwira ko ariko akazi ke, kandi rwose ibyo bintu nyine abimenyereye. Namuhaye rero icyo kiraka, bose baba bumiwe. Ati none mumbabarire rwose maze munkirize umwana. Naho rero Kesha ati none se yabaye iki? Naho Aline ati kubera ko nyine ari njye nari naratumye ibyo byose bibabaho, uko wasengeraga umugabo wawe, ibyo namushyizemo byose byamuvagamo maze bikajya mu mwana wanjye. Umwana wanjye rwose ameze nabi, ajya kugenda rero maze Eloi agahita abwira Kesha ati hoya ntumwegere, uyu nawe rwose ni umurozi. Naho rero telefone yari nihita isona, maze akiyitaba bagahita bamubwira ko nyine umwana we birangiye ashizemo umwuka. Aline ahita asara akavuza induru ati ntabwo bishoboka ko rwose ibyo nashatse gukorera abandi ahubwo ari jyewe bibayeho. Naho rero ku rundi ruhande Melissa we aba yabaye nk'umusazi, nawe nyine ya myuka mibi iba yamwatatse, ari kugenda mu muhanda agenda yishima, agenda yiruka, agenda ashaka gukuramo imyenda, mbese ubona rwose ko nawe ameze nk'umusazi. Aline rero asohoka nawe muri iyi nzu, maze akagenda yiruka atazi aho agiye, kubera ko aba yumva ibi bintu nyine bimurenze. Amara kugenda maze Kesha ndetse na Eloi bakarebana, barongera bagahoberana bati hoya rwose ntabwo bishoboka ko inshuti yanjye magara ariyo yifuzaga kunsenyera urugo. Naho rero Eloi ati cyakoze ndababaye ni ukuri ko buriya mukobwa baramunteje rwose, maze akagera aho adukorera ibintu bingana gutya. Ndakwinginze umbabarire, inshuro zose nakubabaje, ibyabaye byose umbabarire, gusa rwose ntabwo bizongera kuba ukundi. Ubu nanjye tugiye kuzajya dufatanya gusenga kugira ngo Imana iturinde imyuka mibi n'ibindi bintu byose bibi, Imana ibiturinde.
Kesha rero arishima ko umugabo we nyine aba agarutse, maze agahita amubwira ko bagomba kujya kuzana umwana wabo. Baragenda rero, bagerayo nyine kubera ukuntu baba bafatanye baseka bishimye, mama wa Kesha yababona ahita abwira Imana ati ni ukuri nguhaye icyubahiro. Naho rero uyu mwana wabo ahita abahobera, maze agahita ababwira ati ndishimye ko noneho ndi kubona mama wanjye atari kurira. Bose baramuhobera maze bakamubwira ko guhera uyu munsi batazongera rwose kubabara ukundi, kubera ko isengesho rye Imana yaryumvise. Rimwe yajyaga asenga ngo Imana izamuhere ababyeyi guhora bishimye, guhora banezerewe, guhora rwose baseka. Bahita bataha rero ibyishimo ari byose, ari na Kweruwa aba agenda abwira nyine Kesha ko amukunda cyane, yicuza ibyabaye. Naho Kesha ati byihorere rwose, rekeraho, ibyabaye ntabwo ari wowe wabikoze, ni imyuka mibi kandi Uwiteka yayidukuyeho. Nanjye ndagukunda cyane, urugo rwacu tururagije, umwami Imana akomeze rwose aruturindira ibibi byose. Baragenda rero bagera mu rugo maze bagahoberana. Kesha akabwira Elwa ati ndishimye ko twongeye kugaruka muri iyi nzu nk'umuryango wishimye. Elwa ati nanjye rwose ndanezerewe cyane. Ibyishimo rero biba ari byose muri uyu muryango, ikibi kiba cyatsinzwe, Imana iba yakoze ibyananiye abantu bose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.